byari bicika guhera kwa gatanu kabisa no mu Rwanda. Imodoka zavuye Kenya, zavuye Bugande, zaraje zihura n'imibore yacu hano mu Rwanda. Ko nabyita ari imibore. Barese kukina mu modoka tugira meza muri. Ubundi suku twaniki. Ngo sibyo ninjye wabibaza. Urumva rari ni icyambere cyo siporo z'imodoka zo gusiganwa hano nta federation zigira bizi ko ari club. Yari club rero ni ukuvuga ngo muri abantu buri umwe bagomba kujyana mikoro ye nta wangu arajya gusaba inkunga hehe. Reka niba ari Sina Gerard bahaye udufaranga dukeya muratugabana mutugoremo amapine na essence ariko kuvuga ngo uzi imodoka ariko udafite ubushobozi bwo gutwara, udafite ubushobozi bwo kugura imodoka nziza wifuza bita bigusubiza inyuma n'ubundi. Ubwo rero aho ngaho niho abanyakenya ariko ababa bahinde bibera muri Kenya bitwa Bavohura Samani na ba Patel Karimu Patel Kane nabo bita bashaniya abo baraza rwose muba muri kureba munsi y'ikirenge. Ikigutabara ni kimwe n'igihe ubonye nka Karani Patel agize gutya akigira accident ugahita ukahita uyora umwanya we naho ubundi nta kintu uba wamukoraho. Ubwo muri rusange iri ni irushanwa ryatangiye kwa gatanu, hatangiye haba ibyo bita qualifying cyangwa se qualifications. Qualification nyine ni igihe muba muri ryabereye hano kuri Ntoza kuri Convention Center, hagati ya Convention Center ndetse na hara kuri Radisson Blu baragendaga bakikoza muri Trompe tugiye tuhazenguruka bari kurushanwa ngo barebe umuntu uri bukoreshemo ibihe bigufiya aba ari we uzatangira isiganwa ruwa mbere kwa gatandatu mu gitondo Bugesera. Mbese reji ko nagusobanuriye qualifying zo muri Formula 1 ko umuntu ukoresheje ibihe bitoya ari we ujya muri pole position mu gutangira pole position. Qualifying zo muri rally kuko muri rally ho hagenda imodoka imwe bakayibarira ibihe byayo bo babiteranya ku bindi. Qualifying zayo ikintu icyo zimaze urakizi. Ubi imihanda y'igitaka qualifying baziha amanota kwanza, icyo ni icyambere. Yego. Icya kabiri umuntu wagize ibihe byiza ni utangira mbere nabwo ariko gutangira mbere mu muhanda bisobanuye yuko ugenda mu muhanda ukiri mushyashya utari wanyerera. Ubwo niwo bugenda neza. Ugenda neza gahanda bagakuye kumwe kaba kameze kakiryoshye. Naho nk'umuntu uje mu bwa gatanu amaje kunyuramo imodoka nk'umunani agenda agaragurika. Ni nka bya bintu by'abajene bikigiye bati imodoka umuhanda zimaze kunyuramo inshuro 100 uwo muhanda ubucyushakaho iki wowe mukude se imihanda y'Igisenyi wirirwamo imodoka nk'igihumbi. Nimba narambutse simba mbazo niyo warahanyereje. Ubwo rero ikintu cyabaye qualifying zarabaye ariko muri qualifying ikintu nahise mbona nuko uyu muhinde ari kugendera kuri passport y'abanyakenya bita Karani Patel arabarusha ariko yakoze impanuka arabarusha cyane. Rero uburyo yakozemo impanuka ni uburyo nk'abantu musanzwe mukina indi mikino abizi nko mu gisoro cyane za dame iyo abantu bona barusha cyane ariko utangira kubigiraho udukoryo ko kuzakurira utangira kwigiraho imivuno niko babyita. Yaraje yabitangiye muri qualifying ashaka gukatira imbere ikintu cy'ikigunguru bari bahashyize akakatira ku maserisi ashaka gukata abyegereye cyane. Abaragonze gusa imodoka ye arayikoresha biba byiza akoresha n'ibihe binini kandi yanagonze abantu wa mbere muri qualifying. Bagiye muri race nyirizina rero Bugesera imodoka ye birabirindutse ava mu irushanwa birangira icyo ntabwo ari igicumba mwita uwo muntu wamugaye ubona yicaye aho ngaho ni copilote. Uwo nguwo ahubwo ni utwara utwara n'uyu uwo wicaye nya Tanzania. Abo ni abanyakenya. Kenya wise Patel bamwita Patel cyangwa ni Singi uwicaye niwe Patel sinzi Patel uwari ariko abakoze impanuka nabahe abakoze impanuka nanone ni ba Patel abo bita ba Karani Patel niwe yikoze uyu ni Singi niwe babaye wa mbere. uyu nguyu aba ntabwo babaye aba mbere aba babaye aba kabiri. Aba mbere bavuhura hano muri qualifying sibyo. Aha ngaha handi ko twabonye Karinuze Isheje ari kuri kabirira
aha ni Nyamata. Isheja ntabwo yari yaje muri babiri ahubwo Isheja hari shampiyona bakinira mu Rwanda y'abakina shampiyona y'u Rwanda bo barayitwaye we nabo bita uriya muzungu bakora uriya musaza Giancarlo David nari namubonye kari David we na Isheja nibo batwaye uyu Singi yabaye wakangahe uyu nibo babaye barabaka aba babaye bakabiri bavara babaye ba mbere aba ni ba Patel Deep hanyuma ariko shampiyona mu Rwanda nayo ubwo yari irakinirwa aho ngaho muri iyo rari bari guprofitira mu kavuyo nabo bakayikiniramo nibwo ba Sandrine Isheja bahise bigaragaza ariko shampiyona ku rwego rwa Afurika umunyarwanda waje hafi yaje ari uwa gatatu wa undi ukorana n'umunyakenya bita umunyatanzania bita Nyerere umunyarwanda wacu bamwita Rutabingwa Ferna umujene kabisa ibi bintu maze kubigiramo inararibonye hanyuma shampiyona mu Rwanda yo nyine ba Sandrine Isheja nibo bayitwaye bakurikirwa nabo bita n'abagande bari bavuye Bugande bitwa ngo ba Mawunguzi yego ndetse na Gasarabwe aza kuri podium ari uwa gatatu mu gihe Queen Kariminya bamutaye mu bishingo yabaye wa gatanu kandi Musha niwe wari wabaye wa mbere ariko hano nyine ubwo hari haje izindi modoka zo ku rundi rwego kuko nka ba Sandrine Isheja Musha ntibari bahari hano baraje rero bahita bamupangurura uwo bita Kevin na mugenzi wa Kuzimana Jacques bari bafite akamodoka gakura amapine abiri yonyine y'inyuma bisanga bari ku mwanya wa karindwi two wheel drive mwanya wa karindwi rero bawugezeho ariko izindi modoka zose zimeze nk'izabo zari zibari inyuma nukuvuga ngo aba nibo baduwaye b'abantu batwara utumodoka dukura amapine yonyine abiri muri two wheel drive nukuvuga ngo abantu babagiye imbere n'abantu ba four wheel drive gusa bivuze ngo rero ariko uyu mujyama utwara na Kevin bita Hakizimana Jacques Pateri se wabonye afite icyizere cy'uko n'undi yazayitwariye Afurika nubwo yatakaje amanota yaratakaje no muri Kenya yaratakaje ibintu byinshi gusa yatwaye rari yo muri Uganda ariko hari umuganda umuri imbere ubu ni nka cyizere nticyaranje gukora cyari rari ebyiri za Cote d'Ivoire ntibarajyayo Cote d'Ivoire ntabwo shampiyona ya Afurika ijya mu bihugu bitanu byonyine ni Uganda ni Kenya ni Rwanda ni Burundi na Tanzania ubwo rero ubwo nyine intambara iracyakomeje gusa aya manota yo mu Rwanda bayayabariye kuko Patera amaje gutwara rari yo mu Rwanda inshuro 3 yikurikiranya n'eshatu Patera n'eshatu yikurikiranya ko nawe nakomeje kumva ahora yitwara ubwo rero mbere ye habaga ahubwo aba ba David nibo bazitwara Kazamana yagitwara wa mureti we modoka y'umuhondo yatwara none rero na n'ubu ngubu niyo bagitwara y'umuhondo so ubwo ngubwo rero ikintu kikivu iyo niyo raporo ya rari twavuga ko ibyo mu Rwanda ni ba Sandrine Isheja na David bazitwaye uyu munsi iri kumwuka ku Champions League itangira y'Uburayi ariko bari mu matsinda yandi kure bya bindi bya playoffs Marimo zitsinda hanyuma rero ntari nasoza neza Formula 1 nabwo bari bageze mu Bwongereza aho bita Silverstone Grand Prix y'Abongereza uranyarutse uko DJ Adams amaze kwinjira umunota umwe sinavuga ko ari umunota nyarutse ubwo rero Lewis Hamilton bari biteze yuko byibuze yabonaga podium ariko aza gutungurwa n'umwana w'umudage bita Nick Hülkenberg yavuye inyuma n'umwana usanzwe wibera wa nyuma abarakamwibyaga podium imyanya ibiri nkuko bisanzwe ni y'abashoferi ba McLaren uwo bita Oscar Piastri ndetse na Lando Norris ni nabo bayoboye na classement general muri rusange ayo niyo makuru rero ari muri motorsports worldwide kano kanya